Intumwa Pawulo, umwe mu bayobozi bakomeye b'umwuka mu mateka, yanditse aya magambo ahiga: Sinumva icyo nakora, kubyo nshaka gukora Sinabikora, ariko ibyo nanga ndabikora. Ijwi musanzwe murizi marimenyereye. Uyu munsi tugiye gucukumbura ukuri kwimbitse kwinshi kuri iyi ngingo rwose. Kuki Imana yemera ko abana bayo banyuzwa mu bigeragezo bikomeye? Kuki urugamba rwawe rushobora kuba gihamya yo kunanirwa kwawe? Ahubwo ni intego yihariye y'Imana mu buzima bwawe, kandi ndagusezeranya ko uri burangize iyi video wasobanukiwe. Uzabona urugamba rwawe bitandukanye n'uko wari usanzwe urubona. Mu byanditswe byera tubona uburyo budashidikanywaho abatoranyijwe ku mpamvu zidasanzwe akenshi babonaga ibishuko bidasanzwe. Dawidi, umuntu nyuma y'umutima w'Imana, yaguye akinjirana na Bashiba. Yosefu nawe wagenewe gukiza ibihugu yageragejwe n'umugore we Pipa. Samusoni afite impano n'imbaraga ndengakamere, nawe yegereye inshuro nyinshi abagore batari muri gahunda y'Imana. Ariko hano ni ayandi makuru batakubwiye, haba mu nsengero cyangwa se ahandi, amakuru ahishe inyuma y'ukuri, impamvu Imana yemera abatoranyijwe bayo cyangwa se abantu bayo kunyura mu bigeragezo. Sibyo? Nibyo bintu tugiye kurebera hamwe. Ntabwo byari ugutsindwa bidasanzwe ibyo by'aba Samusoni na ba Yosefu. Hariho ihame ry'umwuka ku murimo hano, hariho ihame ry'umwuka ku murimo hano rikoreshwa mu buzima bwawe uyu munsi. Iyo Imana ihisemo umuntu kubera ingaruka zikomeye, umwanzi ntasubizwa no kurwanya ubwitonzi. Yibasiye ingingo zabo zishobora kubaho. Bitekerezo, niba urwana intambara watera uko ubishaka cyangwa wajya intego yo kubona icyangiza uwo muhanganye cyangwa se umu-opponent mu rurimi rw'amahanga, ubukana bw'urugamba rwawe rufite ntirushobora kubangamira mu buryo butaziguye kubangamira umugambi wawe wahawe n'Imana. Imigambi y'umwanzi noneho, reka dusangire iki kintu. Reka nkwereke bimwe mu bintu mu nsengero bashobora kuba baraguhishe. Sasa mu Bakorinto 12:79 Pawulo ahishura ko yahawe ihwa mu mubiri we urugamba ruhoraho rutazagenda nubwo asenga amasengesho ye. Kubw'ibyo, kugira ngo rumurinde kujya yiyemera rubwibona, ubwo yaravuze ngo nahawe ihwa mu mubiri wanjye n'intumwa ya Satani kugira ngo impane. Nahamagaye inshuro 3 nasabye Uwiteka ngo arinkureho, ariko arambwira ati ubuntu bwanjye burahagije kuri wowe, kuko imbaraga zanjye zatunganijwe mu ntege nke. Intiti cyangwa se abahanga mu bya Bibiliya zaganiriye kuri noho ibinyejana n'ibinyejana byinshi bigiye bitambutse. Bamwe bemeza ko ari indwara z'umubiri, abandi ati ni ibishuko by'umwuka. Ariko dore ubushishozi bukomeye Imana ntiyarikuyemo, ahubwo yahishuye ko uru rugamba rwatanze intego: kugumana Pawulo, kwicisha bugufi, Paul cyangwa se twakwita Pawulo, kwishingikiriza ku buntu bw'Imana. Urugamba rwawe rufite rushobora kuba umugambi nk'uwo mu buzima bwawe. Ntabwo ari ukubera ko Imana itera ibishuko, ariko kubera ko ishobora gukoresha n'izo ntambara zacu kugira ngo ihindure imigambi yayo. Ntabwo ari teorize ngizo z'umwuka gusa. Ni ukuri guhindura uko ubona urugamba rwawe. Mu mateka yose, abakoze ingaruka zikomeye z'umwuka kenshi bahuraga n'intambara zituma baguma mu mwuka, bigatuma babona imbaraga zo guhangana n'intambara zikaze. Mutagatifu Augustine yarasenze ati, Mwami unyumve, ariko ntarahari igihe arwanaga n'ibishuko bye mu busore bwe. Nyuma yaje kuba umwe mu bahanga mu bya teolojiya ukomeye mu bakristo. Sisire wese yarwanye n'ibyo yise zu y'ikibi mbere yo kuba umwe mu bafite ijwi rya gikristo rikomeye y'ikinyejana cya 20. Ndetse na nyina Teresa yemeye ibihe by'umwijima mwinshi wo mu mwuka no gushidikanya mu gihe bakorera abakene bakennye. Niki cyatunganije ibi bihangange, cyangwa se niki cyateye ibi bihangange by'umwuka? Ntabwo byari ukubura urugamba, ariko barabisubije. Kandi dore aho tubona ibintu bifatika, kubera ko gusobanukirwa ushobora guhitamo ni intangiriro. Intangiriro niba nziza nishobora gusobanukirwa. Ukuntu usubiza ibyo guhamagara nibyo by'ingenzi. Niba ibyawe kurwana no kwiyiriza rwose bifitanye isano n'umugambi w'Imana mu buzima bwawe, dore ibisubizo 4 bitandukanye byahamagariwe kuva kera. Icya mbere, menya uburyo bw'ibitero bigamije.
Iyo ibishuko byongera, ibaza ubwawe ni ikihe cyuho umwanzi ashobora kumfatiramo nonaha. Mu bushobozi bwawe bw'ubuyobozi ushobora ubushobozi bwawe bwo gukorera abandi. Muri Yakobo rimwe umurongo wa 2 kugeza ku wa 4 haratubwira kubitekerezaho tukagumana umunyamuneza n'umunezero ku maso hacu. Igihe cyose ukomeje guhangana n'ibigeragezo by'ubwoko bwinshi, ntabwo ari ukubera ko ibigeragezo ubwawe, ntabwo ari ukubera ko ibigeragezo ubwabyo bishimishije, ariko ni ukubera ko biteza imbere kwihangana kuganisha mu gukura mu mwuka. Icya kabiri, uhindure cyangwa se ukore isoni mu buzima bwawe. Isoni uzifate uzihinduremo umuhati n'ubushobozi byo kwihangana. Ariko hariho uburyo bwiza kandi bwagufasha, nko kubona urugamba rwawe nk'ubutumire bw'Imana bwo kwishingikiriza cyane. Pawulo ntiyigeze yihanganira intege nke ze. Mu by'ukuri yagize ati, iyo mfite intege nke ndakomera. Kubera iki? Kubera ko intege nke ze zaremye umwuka w'urugero rw'ububasha bw'Imana zo gukora. Imyumvire yawe y'urugamba rwawe hamwe n'intege nke bishobora guhinduka ikintu gikomeza mu kwegera Imana. Kurema kwicisha bugufi. Kurema kwicisha bugufi ishobora gukoresha cyane. Icya gatatu, koresha intege nke zawe. Iyi niyo nkuru yawe itandukanye cyane n'abandi bahanganye n'imiruho n'intege nke zabo. Mu Bakorino 1:4 aratubwira ati, Imana iraduhumuriza mu bibazo byacu byose kugira ngo dushobore guhumuriza abafite ibibazo cyo guhumurizwa natwe ubwacu. Sinzi kumva iki kintu. Abakorino 1:4 aratubwira ati, Imana iraduhumuriza mu bibazo byacu byose kugira ngo dushobore guhumuriza abafite ikibazo cyo guhumurizwa natwe ubwacu. Intambara yawe n'imiruho ndetse no gucibwa intege ntabwo ari urugamba rwawe. Ni imyitozo yo gukora umurimo wawe aho habaye abantu ushobora gukiza abandi. Dore inyigisho nyinshi zo mu mwuka zigabanuka. Ariko Abakorino 2:15 hatwereka ubukana hagati yabyo. Kubw'ubuntu bw'Imana nicyo ndicyo, kandi ubuntu bwe kuri njye ntabwo bwagize ingaruka. Oya, nakoze cyane kuruta byose, nyamara sinjye ahubwo ubuntu bw'Imana bwari kumwe nanjye. Ibi bivuze ko kurwanya irari ntabwo ubukora wenyine cyangwa se ubukora n'umubiri wawe gusa, ariko ahubwo binyura mu bikorwa byahawe imbaraga n'ubuntu bw'Imana. Ibyanditswe gutekereza, gukorera abandi. Iyo urwana ariko ukomeza gusubira imbere y'Imana ntunanirwe, uba uri kwerekana ukwemera guhoraho k'umuntu watowe n'Imana rwose. Noneho reka tuzane urwo rugo hamwe n'uburyo bwo guhindura ibintu byose. Abakristo benshi babona imiruho nk'ibimenyetso by'uko bari kure y'Imana. Ese wari uzi ko ahubwo kurwana n'urugamba aribyo bikwereka ko uri kumwe n'Imana? Mu Baroma 8 umurongo wa 28-29 haravuga hati, kandi tuzi ko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. 29 kuko abo yamenye kera yabatoranyije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se. Nakira ijambo ry'Imana. Yasezeranye ko muri byose Imana ikorera ibyiza abayikunda bahamagariwe ukurikije umugambi wayo n'umugambi wanyu mugira akamaro ishusho ya Yesu Kristo. Urugamba rwawe mu miruho ntabwo rwatuma usuzugura umugambi w'Imana mu buzima bwawe. Dawidi yaguye hamwe na Basheba, ariko Imana ntiyigeze imutsemba habe na gato. Ahubwo gutsindwa byabaye imiterere ya Zaburi ya 51 mu masengesho akomeye yo kwihana yigeze kwandika bihumuriza amamiliyoni y'ibisekuru. Ibi ntisobanura ko twakiriye icyaha, ahubwo bivuze ko twakira imbaraga z'Imana zitunguye zirenze ikibazo cyacu. Ntabwo ari ukumenya ko uzarwana, ni ukumenya niba ese uzemera ko urugamba rwawe Imana iri kuyoboramo, warangiza ukemera kwishingikiriza ku buntu bw'Imana. Niba rero urebye ibi ukarwana n'irari, ndashaka ko ubyumva neza. Urugamba rwawe ntirugukure mu migambi y'Imana. Birashobora kuba ari ibimenyetso urimo gutegurwa n'Imana. Umwanzi nta masasu atarasa,
amasasu kuba atemera imigambi ye. Umuhamagaro wawe ntabwo ari urwo rugamba rwawe uriho, oya, urimo gutegurwa n'Imana binyuze muri bo. Noneho dore ikintu nshaka ko ukora, aho gusenga gusa usaba umudendezo wo kwifuza, ndashaka ko usenga muri iki cyumweru ujya uti Mana nyereka intego iri inyuma y'urugamba. Useye Imana uvuga ati se Mana, ubwire Imana ati Mana, urugamba ndimo nyereka intego iri inyuma yarwo, icyo ushaka ko mbacyo, icyo ushaka ko mpinduka cyo, urashaka ko ngukorera iki. Shishura ko ushaka gukoresha. Ndetse iki gice cy'inkuru yanjye kubw'icyubahiro cyawe, andika icyo Imana ishura kuri wowe no gusangiza ibitekerezo, ubushishozi bumwe wungutse kubona urugamba rwawe muri iyi ntumbero nshya. Birashobora kuba mu by'ukuri undi muntu agomba kumva uyu munsi, ariko bitanyuze muri uko nabivuze, ahubwo bikanyura muri comment wanditse. Muri comment niho tuganirira, wandike uko wumva ibintu, inama ushaka kutugira, ndetse na buri kintu ushaka kutugezaho niho tuganirira, cyangwa se ikindi kintu ushaka tuzakubwiraho ubutaha. Kandi niba ibitekerezo byaguhaye ibyiringiro, ukore na subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo ujye ugumywa n'ibiganiro byacu bya buri munsi, ndetse unaduteza imbere. Nibwo tugitangira YouTube channel, ko ni ibintu tuzakomeza mpaka kugira ngo tujye tugumya tumenyesha abantu byinshi batari bazi kuri Bibiliya. Ku rugamba rutoroshye buri cyumweru tuzatubahereza video nyinshi. Ibuka ko aho ubona intege nke, Imana ihabona ubushobozi. Aho ubona kunanirwa, Imana ihabona ubudahemuka kumugarukira. Kandi aho ubona urugamba, Imana ishobora kuhabona umuntu watoranyijwe kubw'intego idasanzwe.